Haleluya. Amen. Nabimana ntabwo tuzatungurwa n'Imana n'umwuka wera uzadutegura mbere Imana nivuga dusinziriye ndabizi tuzayumva Ori muhuriza turegera Ori muhuriza turegera ibintu naguhaga nta muntu ko turi kubona yanga akeguka uzi ko twikoraga gahunda ka hivi na hivi kikaza kikatudaranja ibintu naguhaga warabimuhaga singiye ko nakoze ibyo wambwiye nkamuha n'ibyo wamaye kuba atarapfuye ntabwo uri mu bindi Primadongo ntabwo nibaza ibintu kabisa kuba njyewe naragukoreraga zira gahunda ku butari kubigenda neza ndabona umuntu wo kugira ngo apfe harimo arakira aho kuyanga apfe harimo arakira twitukazaga ijambo ry'Imana kugira ngo turebe ko byakanga wowe ibirozi byawe nimba bidakora simbizi genda ugura ibindi birozi tumuhe n'ibyanga tuzamunika hari ikindi iyo serivisi uzayishobora ku buryo uzamufata mwiza tukakajwigiriza kakapfa burundu sunzi ariko se umuniza bagufunga nzamunika nta muntu ndeba nose napfa n'indi uzamunika barakurira iperereza aho kureka mwereka ikintu twakora aho reka dushaka ubundi burozi bumutsindagira byanyabyo ko ni wowe uri kumwegera neza ko ngewe ndi kwikorera yifi na yifi kwa kuntu kwaje kiraza kikatwumviriza ariko ubu ngubu nyine yari amaze iminsi ari hasi yaragwaye yarazingabye nagwaye ukagenda ukabwishira ku ruhande ngewe biranyobera vuye madongo ariko ngewe nakubwiye ongera n'ibishoro nose uzafata uburozi bw'ibihumbi 100 ugira ngo buzicumure ariko ibihumbi 100 wumva ko ari ukubibona gutyo weshora nimba ushaka ko umuntu ibomba umuntu utamushaka kwisishora wanjye nakunda kugira ngewe niba mfata ibihumbi 100 nkabishora nkaguherera ngo genda ukore cyangwa nawe urafite hano hari ukubunyuza reka nkwereke cyangwa dushaka ibindi bintu dukoresha niba atari ibyo abona nyine twagiraga nyine kwa kuntu tukagenda tugahura tukituriza akatuvumbura mu buryo bwo kumwitiza wowe akaba wibimarira nyine nawe akabukoresha ubwenge bwawe ku buryo uriya muntu twamwica tukamukuraho n'ubundi nyine ni kwa kundi urongera ibishoro nyine ngo ugure ibihumbi 300 kugira ngo nzagenda nyine nshaka noneho ubundi ubukubiye uburenze ku 300 ndayaguha ariko reka mubwire ubukora apana buriya nubwo kumurwaza ubundi wewe ubundi waguze uburozi bwo kumurwaza ntabwo waguze ubwo kumwiba ese mama nyirumva kuko uburozi bwose buza bugakuraho ariko nanone ujye ubukoresha ushyiramo ijambo ry'Imana unamwereka ukuntu nyine uburwayi bumeze no ikizi aya nemubwo nibya uri gutekereza bitagira 12 ariko nuko gahunda ziba zashoje nabwo Yesu nashimwe Yesu nashimwe muceceke mwese ubu ninjye ufite ijambo niko pastor ntabwo turarana mu buriri ndaramye none numva ndimo gusenga ndi gusengera umurwayi ndarataye umutwe buri munsi mfata iminsi nkaza hano kumusengera kumbi turuhura ubusa toka shetani biki niko toka shetani pastor ngumva abakristo mbabwira ukuntu bimeze ibi byose nabagiye hanze byose ndabyumva uyu mugabo asambana n'uyu mukobwa uretse yicaye noneho yamuhaye 300 ijana ngazamwe amwica amuha ubwo kumurwaza ubwo arashaka babwica